ngira ngo ujye ubibona akenshi bimeze nka gutya, ukabona umuntu ari ahantu runaka ukibaza uburyo yahageze bikagucanga. Uyu munsi rero muri iyi video tugiye kureba, ngiye kukwereka uburyo wahindura background yawe ku buryo aho wafatiye video naho video yawe uri buze kugaragara uri bitandukanye. Icyo usabwa ni gukora subscribe niba utarayikoze, nimba ari ubwa mbere ugiye kureba video yacu, kugira ngo n'ubutaha ujye ukomeza kudukurikirana kuri video zitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Urakoze cyane. Uraza muri phone yawe n'ubundi ufungure CapCut nk'ibisanzwe, ujye kuri new project. Ariko ahangaha noneho bitandukanye n'ibindi, urabanza ushyiremo background ushaka ko ujyamo. Background ugomba kuyifite kuri phone yawe ufitana na video ushaka ku editing. Urabanza rero ushyiremo iyo background ushaka kujyamo, ntabwo uri wanze video yawe, urabanzamo background ushaka kwishyiramo. Nurangiza rero tukanda aho ngaho hasi kuri overlay, tugenda noneho uhita uhitamo ya video yawe noneho yo wirecordinze wowe ushaka gukuraho background yayo. Urakora resize ya video yawe kugira ngo ujye muri screen neza, ujye hari handitse ngo remove BG, iyo tujye hari handitse ngo chroma key. Nurangiza hari kuri intensity, uraza urakoresha kariya kaboro k'akaziga, ibara riri muri kariya kaziga niryo riba riri buveho. Nkuko uruzi hari harimo umweru niwo wisuvaho. Yangira ngo yenda birasobanutse. Urabona yuko rero ya video yanjye background yari iriho yavuyeho, ahubwo ya indi nshyashya yari irimo. Urabona nibo video yanjye yagiyeho. Ni ibintu byoroshye rwose, nawe wabigerageza. Ikindi kandi wanabigerageza ukareba aho wagiye ikibazo ukatubaza, twiteguye kugufasha. Urabona ko video yanjye maze gukora rwose nta kibazo ifite, background yavuyeho kandi neza cyane. Ibi nawe rero wabigerageza, aho wagiye ikibazo watubaza, twiteguye kugufasha. Ndetse nongera kukwibutsa yuko wakora like, share ku bantu batabizi, ndetse na subscribe kugira ngo izindi video tugenda tubagezaho umunsi ku wundi ujye ukomeza kuzibona umunsi ku wundi. Urakoze cyane rero, kureba video ni inkunga bikomeye. Ciao ciao.